ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabayitema ikinamico yitwa Inkurikizi y'icyaha, yanditswe na Ingabire Marie Jose. Muri uyu mukino umupadiri Simoni yatatiye intego zigize amasezerano ye yo kubwiriza ubutumwa muri paruwasi ashinzwe, arengera ingo z'abandi. Yaje kubigira ibanga, ariko burya nta muntu utsemba isano. Ariko se ni padiri Simoni byabayeho gusa? Harya ngwigurukanye umutanyu bavuga ko ari yo yamaze. Aha, ngukubara n'uwakubonye. Niko naha, uyu munsi ko mbona atashye wababaye. Aho kwishuri byakugendekeye amahoro. Wajya kunsakuriza nka kwinuba none ahubwo irungu ryanyishe. Genda mawe warampemukiye. Nagira so nkubwira iki koko. Ibyo wankoreye Imana yonyine nizabikwitura. Mwana wa, nagukoreye iki kibi? Ku buzima bwanjye bwose nitwaretse nshaka kukurinda icyakubabaza icyari cyose. Naha, naguhemukiye iki ngo niba ngombwa ngo usabe imbabazi. Tubyihoreye igihe cyahise ntikigaruka. Ariko ntumbwiye icyakubabaje. Kandi wenda ubimbwiye nakugira inama ya kibyeyi. Nahandi ntacyo wabikoraho. Ko atarawe wandika se. Kandi bakaba barangije urumva amarira iki koko. Ngo nandika iki naha? Erega wivuga untarutsa. Umurambwirire kuri ku mutima. Niyo naba ntacyo nabikoraho. Byibura mbimenye. Dore mwana wanjye kubika amaganya ku mutima si byiza. Buryo uyigize ubwira agahinda kawe bituma uruhuka. Erega nuko ibyo nakubwira byakubabaza. Wese kubabaye. Bye kandi kubabara nivyo namenyereye. Ngaho mbwira niyo byambabaza ndabyihanganira. Sanzwe kumbwira ko mu buzima bwanjye nziha Imana. Urabimbwira rwose none se. Uzi ko narandikishije mu bagomba kubarizwa seminari. Wariyandikishije hanyuma nagiye kureba kuri liste y'abagomba kubazwa nsanga baransibye. Usanga baragusibye? Ngo bagusibiye iki mwana wa? Ntawe wabajije impamvu? Nagiye kubaza padiri wari watwanditse nuko ambwira ko yasanze ngo ntujuje ibyangombwa. Ibyangombwa nyabakira. Nareba ukuntu abana bose ndusha amanota babanditse mwumva umutwe urazengereye neza neza. Ntabwo amajije ibyo byangombwa se ngo mbishake bimushyire mwana wa. Ariko mama koko wasetsa n'uwapfushije. Ntacyo niriwe mubaza koko nahise nkeka ibyo byangombwa byari byo. Nicyo bampoye nahereye ko mbiteka byose. Kandi n'abandi bana hanze babijujuraga. Koko ngiye simbyumva. Umva kuva watangira ishuri ubu wa mbere buri gihe. Kandi mu seminari baba bashaka abana bazi ubwenge babahanga. Ibyo bindi bashaka ni iki? Kereka niba byaba ari uko turi abakene. Abakene se bahezwa mu kwiha Imana. Ahubwo ngo nuko ari iki mwana wa? Ngo nuko ndi ikinyendaro. Sinibyo mwana wa. Nahaye mwana wa. Rwose icyakubaje none ndacyumvise. Niba abana nkawe badashobora kwiha Imana, byihorere rwose. Byihorere ubwo Imana ifite ikindi guteganirije. Ariko mama, ubundi rwose wambyariye iki? Oya mwana wanjye. Urigiye ku ishuri hari ibyo tugomba kuzuza batubaza amazina y'abadata. Ihangane mwana wanjye. Ariko nge bangeraho. Harimo nkaburu cyo mvuga. Oya mwana wanjye jya wihangana. Abandi bagataha abantuka ngo kiriya kinyendaro ngo kiturusha n'amanota. Ngo cyana cy'umugore. None koko kuba mbarusha amanota ntacyo bimariye. Mwana wanjye rwose ntukiyebe. Uri umwana nk'abandi. Umwana nk'abandi iki? Nukuri rwose kuba ntabwo wavutse ku giti naha. None navutse kuri indese. Niba ntaragize amahirwe yo kubana naso. Data wuhe ndi? Rwose nuko Imana itabishatse. Ihangane. None se ubwo rero irakumbyaraho kugira ngo ntere ibibazo kuri iyi si. Nuko wabyivugiye igihe cyatakaye ntikigaruka. Kandi rwose ngo Imana nigena. Icyakora njye sinicuza kuba narakubyaye. Mu Rwanda sinjye mukobwa wabyariye wabo ngenyine. Erega mwana wanjye burya ngo ubuto buroshya niberekeza.
kandi rwose mu by'ukuri inda yawe nayisamye kubera gushukwa. Uko se uhera ushaka umugabo akajya bapfa kumunyitirira gusa ko kugira ngo bajye banyita buri gihe banyita ikinyendaro. Uzi ukuntu numva ari igisebo kibi, numva nanarwana pe. Abo babikwita ujye ubihorera kandi buri gihe babinyita. Erega burya kari mikoshona kandi mama ibyo rwose tubyihorere. Mu by'ukuri nashaka kwiha Imana. Ubu ngiye nkabwira padiri mukuru ko mbona akunda kudufasha muri byinshi, buriya ntiyakoresha uko ashoboye koko agatuma nkora ikizamini. Gutsinda byo rwose ndabyizeye. Naha nushaka ubyihorere. Oya sinshaka kubyihorera rwose. Ubyihorere rwose. Icyo ndi yaguhaye n'undi yakikuziza. Hoshi ntawe ugahita atabonye. Ndagenda mwihambeho ndebe. Oya mwana wanjye. Ahubwo we mbwira izina rya data. Oya mwana wanjye. Narimbaza ntaburi icyo mubwira. Mwana wa ibyo byihorere uzatsinda icya leta kandi ndabyizeye n'ukuri kose byihorere. Ariko buri gihe kuki nkubaza uwo mwambyaranye ukanga kumubwira. Noneho rwose uramubwira rwose uramubwira pe ntakabuza uramubwira. Umukubwira ntacyo byakumarira. Byakimarira. Mwana wanjye rwose ko ntacyo wamburanye wanyihoreye rwose nujye nyibutse iminsi mibi. Mama ceceka rwose ceceka humura ntacyo nongera kukubaza. Igihe uzabishakira uzabimbwira. Mwiriwe padi. Mwiriwe mwa. Harya uyu mwa uruwande. Ndi wa Sophie. Ariko abana bo mwabaye muti. Umuntu arakubaza ngo uruwande uti ndi wa mama. Mujye muvuga amazina ya basine dukunda kumenya. Umwana wa nyina burya bikigwara. Nge nta data ngira padi. Erega niyo yabaritavye Imana uramuvuga. Burya ubusanzwe mu Kinyarwanda urugo rwitirirwa umugabo niyo yaba atakiriho. Erega mama ntiyigeze ashaka, niyo mpamvu rero nta data ngira. Horora ntiyamukubwiye se? Yaramumpishe. Mwana wa ubwo afite impamvu ze. Harya wambwiye ko uri wa Sofia? Ndi wa Sofia. Ni Sofia ndetse ko ba Sofia ari benshi muri iyi paruwasi. Pade nyamara mudamugera iwacu kenshi ni kwa Sofia muja w'Imana. Nyabo warunciye mu maso erega abana mukura vuba kandi nanjye buriya ndashaje. Nyamara ntabwo muri asaza da. Harya witwa Petero? Nitwa Nahawe Petero. Kuje hano se bwije Sofia gutumye iki? Ntabwo ari unyohereje da, ahubwo nje atanabizi. Kwari biguhisha ababyeyi ahugiye ugeze icyo mu nzira se yabwirwa n'iki? Ntacyo naba Pade, ni hafi kandi impamvu ntabimubwiye nuko yambuzaga. Ariko abantu babaye bati maze akabuza umwana kuza kunsura koko? Nuko ibyo narinje kubasaba yambwiraga ko bidashoboka, ko byaba ari ukubarushya. Petero aracyari muto, ntukishinga abakecuru cyangwa abasaza. Bamwe na bamwe batekereza ko hari ibintu bidashoboka. Burya nta kidashoboka iyo wizera Imana. Imana iratubwira iti saba uzahabwa. Iyo wicecekeye rwose ntacyo ubona. Nanjye niyo mpamvu namwibese nkaza Padi. Byibura niyo byabaye ntacyo mwabikoraho mwangira inama. Mwana wa wifuza ko nkumarira iki? Padi, nari niyandikishije mu bagomba gukora ikizamini cy'iseminari. Nuko nje kureba ku lisiti y'abazabazwa sanga sindiho. Narinje rero kubasaba ngo murebe ko mwamfasha rwose nanjye nzakora icyo kizamini. Uzi se impamvu buriya batagushyizemo? Ushobora kuba ufite amanota make kandi twemerera gusa abana ba mu wa mbere. Pade, ntabwo ariyo mpamvu, kuko kuva natangira mu wa mbere ntigeze ndenga umwanya wa mbere kandi nahoraga ngira amanota menshi. Ahubwo ngo nuko mama nta mugabo agira. Ni ibyo ngibyo. Nibyo koko nabyo turabireba. Mwana wa
ntuhangayike rwose ubwo uri umuhanga uzatsinda ikizamini cya leta. ubu koko padi namwe ntacyo mumariye? njyewe numvaga nshaka kwiga iseminari maze nkaziha Imana. none se ko hari abana bafite ba se na ba nyina biga iseminari ariko nyuma ntibiha Imana? ariko padi njye ubishaka murabinyimye koko? mwana wanjye se uragira ngo mbigenze nte ko ariko amategeko atugenga ateye? amategeko se ntahinduka si abantu bayakora cyangwa rimwe na rimwe ntibayirengagize. ubu njyewe koko padi njyewe njyenyine ninjye bazavugiraho ko mwishe amategeko padi? njyewe njyenyine koko mwambabariye? ntacyo humura rwose mwana wanjye uziga andi mashuri niyarangiza ugifite icyo gitekerezo cyiza cyo kwiha Imana wenda bizashoboka. nzakora uko nshoboye kose musenyera guhubwa uburenganzira cyangwa amategeko yaba yarahindutse. aha sinabime. Pete karame izera Imana nanjye nzakora uko nshoboye itsindi. humura rwose uziga. padi ubwo mubinyijeje ndabyemeye n'ubundi ngo Imana ikorera mu bayo. reka nahe burije hatuma amata nambura. yewe ngaho uramuke unsuhurize Sofiya cyane. padi ndamusuhuza muramuke kandi murakoze. Sofiya mwiriwe? Mwiriwe neza padi. Mwira mu mahoro? Mukomereye? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Mbe Sofi? Karame. Ko Peter Dakoma yagiye he? Yagiye ku isoko gushaka ibintu azajyana ku ishuri. Yewe narishimye cyane kubona Peter yaratsinze. Noneho muri leta basigaye bakosora neza cyane hagatsinda n'abahanga. Nizeye ko nawe yishimye. Yewe yarishimye ariko ubona kibajwe nuko atabarije seminari. uriya mwana akunda Imana cyane. wabona kandi kari kera yihaye. Njye simbyifuza na gato. aha asuba akashaka nk'abandi. ubuse twe twayihaye uratugaya. yewe ko Imana ni impano ariko sinifuza ko umwana wanjye azamera nka se. bose padi. Sofiya Sofiya ni iki? Muzikuru ntashima. yewe ko Imana ni byiza. mbabarira si uko binashima padi. nanjye sinaye nanze gushaka nk'abandi bakobwa. none nkaba ngiye gupfa ndigisha ubaziko. umunyumvire. rwose. aha nari naje kugusura nakubwira Petero ko mwishimiye. oya niba ari ushaka kuntura umujinya ntazi gendeye. oya padi. ndasura abandi bakirisitu barahari bankeneye. oya buretse kugenda ubanze umbwire n'ukuntu uriya mwana aziga. urabizi ko njye ntabona n'amafaranga yo kumurihira. ubundi si ibyo byari bizanye usibye amagambo yawe. nzakomeza kubafasha nk'uko nsanzwe mbikora. azajya aza kuri paruwasi mushakira ibyo akeneye byose. ibyo ndabishimye ariko si iki aranga akambaza izina ryawe. ngwiki uramenye utazanabiroha. padi njye numva ngiye kuzabivuga. ntuzarote ubihingutse. ariko se padi ugize nitera umwana agahinda. ugize ubwira wasanga byasakaye kuri paruwasi yose ndetse no muri diyoseze yose byagezeyo. ese musenyera byumvise agira ngo iki? kandi bose bazi ko uri umupadiri witonda nyine w'intangarugero. n'ubundi ndi intangarugero. nsoma misa buri munsi, nsura abakirisitu bose, ntanga amasakaramentu, mfasha imbabare n'indushyi n'ibindi byinshi cyane. rekeraho padi ukabyara nabo utazarira. ariko Sofiya kuki usigaye ugira amahane koko? oya si amahane padi. ubu sinde rero wanabyaye koko? gihe twakufashe indushyi ariko yewe nzaba mbarirwa. niko mwabisabye mukajya murongora aho kugira ngo mujye mwanga kwireka nabo mubyaye. oya nawe urumva ko umurimo w'ubusaserdoti ntawufatanya n'urugo. abapasiteri se ntibigisha ko babifatanya cyangwa mujye mureka kubyara byaruta gushuka si iby'umwe. kandi nawe urabizi neza ko impanuka yatugwiririye. erega umubiri ni umubiri kandi na padiri arawugira. ibyo tubyihorere ni hahandi hanjye.
ikimbaza gusa nuko nahaye yanga kambaza izina rya se kandi wanambujije kuri mubwira. ariko uzamubeshye umubwire ikizu uhimbye. Nzamubwira se ko abahe kuko uzamubwire ko utabizi kwenda ashobora kuba yaranapfuye. yewe koko padi mva nayo ibyo padi muzima nyigisha nkomeze ntuzabeshye hanze ntacyo bitwaye. Singiye kwibeshyera umwana birutwa no kumwihorera. Erega nibundi hari kera azabimenya. Ariko uzi ukuntu akura musapadi. Abantu basa ntacyo bapfana. Nawe se kuba kandi kugeza ubu nawe urabikeka ejo siho bizaba. Ukomeze bihangane. Ewe narihanganye. Homa nanjye sinza gutererana rega. Kandi ubona neza ko hari abagore benshi bafite abagabo ruta. Cyangwa uzabashake kukiri na muto se. Padi nta kibwo nzakomeza nibere indushyi yawe. Ibyo abagabo bye nabyikuye mu mutwe hatazagira n'umfatira umwana nabi. Sophie ngaho naho kukimwe kuri paruwasi. Ngaho padi. Nahaye umubwire ko atazavudirwa avunika azamujyana igihe azagera ku ishuri. Ndamubwira rwose. Mukomereye. Uzaba ukoze. Ngaho muramuka. Jani. Jani. Esuri. Jani. Ese murampamagaye? Ninjye guhamagaye. Niko Jani we. Iyo mara amasaha n'amasaha nicaye hano njyenyine umva nasa nibiguteye koko. None se ko nari nkitunganye ibyo mu gikoni. Sinaherutse urimo gusoma utunyamakuru. Kabirana amabara kindi. Ariko abagore mureba nta munoza koko. Umugabo atinda mu kabari yatahinduruza zikavuga. Hagira ngo yikubisa cyatashye kare irungura ikamwica. Yewe. Umuhamugira ngo twifate gute. Reka nako nigendera ubwo ndaza bihiye. Oya se kandi wigenda bigiye gushya. Ubwo rero nkomeze nicara hano njyenyine kuko waje tukaganira. Nyamara harasigaye akanya gato. Reka ndangize ndaje ye. Ariko abagore ninde wabaruza igikoni? Mubwirije abakozi ibyo babakora ntimujye kubahagarara hejuru mwabiki. Tiri nk'ubuse tatu batwari ibyo batetse buse byadutwaye iki. Ende cara tuganire singiye kwicwa n'irungu nkaho ndi ngarago. Reka nicare da. Hatudakeka ko nanze kukuganiriza. Ariko se ko tuba twirira rwe uragira ngo tuganire iki? Hako ubwo twabura tuganira iki? Mbego ukicara nkaho ngo nkanakureba. Ariko hako guma mu kizu cyangiye nyine turubundi umuhereye yagaza tukaganira. None sinzi ibyo ahugiyemo. Yewe umuhire se kuva yatsinda ko yameze amababa. No kwirirwa atunganya utuntu twe. Yewe se uzarota yeze ku ishuri. Ahubwo padiri twahuye ambwira ko azagiye butare ku wa mbere. Noneho azamutujyanira. Aho kugira ngo bizakwicira umubyizi kandi azajyayo. Nabundi yabinyemereye. Hari n'undi bigana ngo bazajyana ngo na mwana afasha utagira seda. Yewe nicyo nkundira abapadiri. Burya n'abantu b'Imana koko bakunda gufasha indushyi. Arasetsa cyane nawe. Yavuze indushyi ya padiri wumva iki? Ariko ntimugatera abantu rubwa. Padiri Simon aritonda. Abakristo bose baramuzi. Uzi ko ari na kandida mu bazahabwa ubusenyeri? Ebya ntibyagukanga rero. Burya ngo barwubika ngo niba barwubura ngeso. Eko mani ariko simbi. Ubwo yumvise ayo magambo n'ukuntu muri inshuti ntiyakugaya koko. Akwishinga ibya padiri bubu yewe. Burya badushakaho ubushuti iyo bashaka uburyo bagera kuri ba madame. Ubwo sigiye kuvuga ko azahana n'injya kuri iki? Data yanyise simbizi none mbibirwe n'iki? Kwiki? Cyakora ngo iminsi y'igisambira base. Ariko ubwo urashaka kuvuga iki? Niba padiri umwishisha ukeka ko yaguca inyuma uzamuca rwose. Urumva tujya tumusanga kuri paruwasi. Ko padiri twunze uwo murashaka ikira. Ajyaze uko ashaka abayisanga. Kandi turi n'abakristo be. Agomba rero kugeza kubwiriza roho zacu. Naho iyo ushatse umenya utera urwenya. Akoja tukiri nyine muri ibyo by'urwenya. Ubu koko byarananenye pe nta kandi kana ushobora kubyara. Ko abakobwa bakora bagashaka. Ubu ibintu koko byacu tuzabisigira nde. Oya izagerageza unshakire n'agahungu. Simbizi kuki utemera iki Imana yaduhaye. Urabizi ko twabyaye umuhire ntaho tutagize twivuza. Nuko Imana iratugoboka. None byarongeye birananirana. Reka rero twaye kugondoza Imana. N'abakobwa rega n'abana nk'abandi. Umuhire umurazi byawe ntacyo wabuhombye da. Ibyanjye akajya kubigabiza rubanda rero.
reka tuzongere twivuze wenda iyo mana yawe yakongera ikatubabarira. Haryo ababyeyi duheruka kwa muganga ndi. Yewe sinibuka nasuzumwe n'abaganga benshi kandi bose rega bambwiraga ko ntacyo ndwaye. Mbwari ninjye wari urwaye. Mva di none se umuhira si ikimenyetso cyerekana ko twese turi bazima. Nyamara rero burya ngo umwana amenya nyina ntamenya se. Keretse wenda cyitiriro. Nyagasani we Simbi nukuvuze urashaka kwihakana umuhira se n'ukuntu abantu bose bavuga ko musadi kandi koko nibyo musaku. Umuhire turasa ariko abagore muzi ubwenge koko. Hago musasi Natwe tukihandagaza ngo abagore ni ibicucu ahubwo nitwe ibicucu bibi. Oya Simbi ntabwo muri ibicucu rwose ariko ibyo byose ngo nuko muvuze ko musa n'umuhire none se wowe ntubyibonera. Ndabibona cyane rwose. Uriya dusa inyuma y'amatwi cyangwa mu kirenge kandi n'igikara nkanjye. Ndabona atari wowe nsanzwe nzi kuba umuhira atari igikara se byatuma mudasa cyangwa urashaka kwihakana icyo wabyaye. Ngiye ntabwo nkunda ibintu nk'ibyo rwose. Oya Jane we twikomeza kubeshyana urabizi ndagukunda kandi n'umuhire si imwanga ariko ikomeza kumpata ko ari njye wamubyaye ahubwo umbwira wowe nderera nkone maze dutunge dutunganirwe. Nukuri kw'Imana ndakakubura nakakirana nakapfana umuntu ubuse koko nabikubwiza iki ubwo nuko ngenje Simbi ni izina ry'Imana muhira n'uwawe rwose. Jane rero ngutazi ubwenge ashima ubwe kandi mwindya ryimwe n'imbyamiriza. Mbwira se umuhira udatuma ntongana ntarabyigeze urabona ko yenda kwihangana igihe kirekire. Muhira n'uwawe ni izina ry'Imana ndakakubura ndahita we nawe nisinzi rwose atari wowe. Hari n'ibindi rero utaruzi. Hari ibindi utaruzi rero. Ibiki se kandi uzi ko twembi twivuje kugira ngo dushobore kubyara nk'abandi. Simbeze wa none se nibasanze turi bazima ntabwo itangaza rero kirimo kuba twarabyaranye. Simbi nubwo wimata ibigambo Jane wimata ibigambo urumva nibyo koko we basanze uri muzima ariko njye banyibwiriye ko niyo najiburaye badashobora kumvura. Kuki bakubwiye se ko udashobora kubyara? Urabyivugiye ku mugano weza abwira Pilato. Uri umugome Simbizi we uri umugome n'izina ry'Imana uri umugome kuki se bwo utabimbwiye ko umugome burya kuko ngwingwi kurira umwana ikakurusha uburakari n'igihindutse umugome rero. Uri umugome rero mbisubiremo ubwo si yombwira ko udashobora kubyara wari kubiki. Wowe si yo witanda ukareka kujya kubyara mu gasozi wari kubiki. Ariko ibi byose narabirengejeho ndakwihorera ndakomeza ndagukunda ngukundira n'umwana cyo kuri igihe kirageze ngo mbwire uwo mwabyaranye ubundi njye kumushimira. Rwose Simbi ko wanyihanganiye bihagije wirya inka ngo unanirwe urwara imyaka 10 n'umuhira amaze se ubusa yewe. Gusa uzi ko ntabyo nzi. Komeza umufata nk'umwana wawe Imana nizakwitura Simbi mbabarira rwose. Erega nawe nirukanye gusa njye ndashaka kumenya se w'umwana kuko ndabizi ubwo mujya muhura ntabizi. Yewe ntabwo nigeze rwose ngerageza gusubira kukubeshya mbabarira kandi nawe ntabwo data Simbi urabibona iyo nongera nari kubyara n'abandi bana rwose. Erega ibyo umbwira si byo nakubajije se w'umwana mumbwire rero nibyo nshaka kandi niba utamubwiye nabyo mbimenye. Simbi umva twarashakanye nushaka ukora icyo utekereza sinshobora kumuvuga rwose. Ariko uramuhishira iki? Erega humura ntacyo namutwara. Oya we ntabwo nabivuga ahubwo nakwemera ngasubira iwawe. Agasubira iwanyu mukajya muhurira. Oya di uramumbwira nta kundi byagenda. Ubu se mbigenze ntawe ko ntashobora kubivuga nkoresha icyo ushaka noneho bigereye. Reka nkwihorere ubu uzaba wibaza. Oya rwose uzakora icyo ushaka nzapfa nabikubwiye. Yewe Simbi burya nuko wagenje impamya rwose ko wowe iboneye. Muze no kugira amabangara ngaho genda ujye kuzanira iryo funguro njye kwiryamira. Nzaba ndeba amaherezo ariko ntacyo bimbwiye cyane ko yanditse ntashobora no kubyara ahubwo hongeriye neza mbyarira akana keza aho kongera akambyarira n'agahungu naho bavuga ngo kurera umwana wundi ntacyo buzaye burya akama y'ibumoso kandi njye nzanamukosha ariko kwitwa ingoma ntaho byabaye ku mugabo bisamenywa nande. Mwiriwe neza. Amakuru ki? Yewe yari meza. Ngiki gihe ariko. Nyuze imbere y'iduka ryanyu nanga guhita ntagushoje. Yewe nuko urakoze ahubwo wagira ngo waruzi ko ngushaka. Washakaga rero? Ndetse nari kunyarukira kuri paruwasi nimugoroba. None wambaye ikaze imboga zirabije. Ni mama da. Reka nigendere n'ubundi uzi kunsangayo. Oya wigenda da. Wari cyo
abakiriya baza bakaturogoye cyangwa se simbizi ntugire ubwoba simbizi we ntaho hari yagiye kurangura n'abakiriya bo ntabo icyo gihe baba barangiye yewe nanjye ndihutaga ngomba kujya gutegura umusana nimugoroba humura nanjye singutinza ibyo nkubwira si birebire ahubwo ni inama nkugisha padi kugira abakirisitu inama rero biri mu byo dushinzwe kandi nawe uzi ko ntajya ngira abantu inama mbi nyamara bya kera si byo by'ubu ngewe ngira igihe kunkoraho padi ni neza ko tutari tunaherukanye ahubwo simbizi niyo duherukanye nanamwemereye kuzamujyanira umuhire ku ishuri yarambwiye nawe ndumva tudaherukanye rwose nta nama mperuka kukugera nyamara warayingiriye hashize imyaka 14 iyo myaka yose iby'icyo gihe rero byaribagiranye rwose ntacyo nkibuka kereka niba bishoboka ukanyibutsa ndakwibutsa hashize imyaka 14 nk'uko nabikubwiraga umugore wawe urabuze ibyaha yaje kubagisha inama yifuzaga akana ariko yari yananiwe kukabonera kubo bashakanye yifuzaga kuba yagerageza ahandi mbese yaraje kukubaza niba icyo cyaha yazakibabarirwa nuko padiri amusubiza ko nta cyaha kitababarirwa iyo nyiri kugikora yicujije cyane cyane ndetse amurinda kumenyera undi iryo banga maze amufasha kubona akana yifuzaga umuhira avuka aryo urumva hari nta miro bitewe we ndetse niba hari n'icyaha twakoze twaracyicujije kandi nizeye ko imana yatubabariye nyamara icyaha cyanze cyadukurikiranye simbizi amereye nabi simbizi azi ko umwana ari uwe uzi ukuntu amukunda aha ari hose nta kindi aba avuga usibye umuhire we kandi yamwandikishije n'umudaga mu ntoki aranamubatirisha uribuka umunsi mukuru yakoresheje umuhire ariko yabatijwe urabyibuka oya simbizi n'umugabo mwiza pe burya padiri rero ngo ivu rihoze ryotsa inzu simbizi ni umugome cyane oya wibeshyira simbizi madame wibeshyira simbizi rwose simbizi ni umuntu mwiza ahubwo abagore ntimushima simbizi agufashe neza simbizi adukundira umwana reka kudukunda aho ntatwanga ahubwo yari azi ko umuhira atari uwe nyamara agakora ku buryo ntabikeka ayiwe aho none ko ivuze by'abagore nawe arishobora ntiwaba waramenye ibanga ukamwishongeraho maze akabikeka sinari no kubirota ibyo nakoraga byose nerekaga simbizi ko imana yatubabariye ikaduha akana hanyuma se wabwiwe n'iki ko yaba yaramenye ko atari uwe cyangwa ni ugukeka gusa ubwo yari yabinyibwiriye ambwira ko twivuza kera abaganga bamubwiye ko adashobora kubyara nawe rero urabyemera none se si byo urumva narifashwe nta kindi nari kurenzaho rwose padi reka nzi ko yarabizi guturuka icyo gihe cyose ariko akemera ko umuhira ari uwe ikindi ashaka ubu ni iki ubwo se uravuga iki erega ngo arashaka ko umubyarira agahungu kazamuzungura mbega byiza we nawe ngo simbizi enda tugerageze enda tukamubyarira rwose ahubwo buriya ni imfura y'u Rwanda bigomeza kunyiteteshaho padi iyo byaro urwitwaze rega uragiye urashaka ko mubwira se w'umuhira uramenye ntuzane biruti mu nzozi zawe nzamubwira rwose ubusura uramenye utazanteranya na simbizi kandi uzikunda n'inshuti yanjye ni akazi kanyu bigeze no kuri musenyeri kandidatire yanjye yo kuba musenyeri yabirangiriye aho ubwo se urumva nge nzagira nte padi jaho niwe mubwiye oya ntacyo nigeze mubwira ariko nakomeza kuntota bimbaza rwose nzagira aho mbimubwira uramenye ese nzamera gusenya ngo ndabika ibanga nta n'icyo rinamariye iryo banga ugomba kurikomeraho ugomba uragira ngo nzagire ne koko ubwo se ntibyagushimisha ubonye nteye imbere nka musenyeri none se nakomeza kubimbaza nzamubwira ngo iki padi hareka nawe nabonye ashobora kuba gukeka zizo gukeka nyine nta cyemezo gihari ko ari jyewe mbese ko wivuyemo nk'inopfura uzi ukuntu umuhira kuramusa yewe rubanda murebyara nanjye hari ubwo mubona nkikanga rwose ariko jean nungutse inama ngaho mbwira wenda byatugira akamaro rwose nungutse inama urabona safari uriya murumuna wanjye ntubona ukuntu twasaga cyane ko yipfiriye se kandi yatumariye saho se nyine uwo ni wo mutwe kuko nyine yapfuye ntawe yamukura ngo bimubaze urashaka kumbwira se ngo nzavuge ko ari we se w'umuhire rwose nkunda ko abagore mwumva vuba uzamubwire ko ari we mwabyaranye bityo ntazongera kwibaza impamvu nsa n'umuhire koko se ntukunde se wabo bana yanjye urumva se ko atari inama zisumba izindi nkugiriye padi ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe nzapfa kumubeshya niyo ndebe ko bwacya cyakora cyangwa ikinyoma gihira bake ntabwo cyari ikinyoma kuko nawe urumva ko bijya gusa nk'ukuri ko padiri nyine ahubwo inama niyo ngiyo reka ngende padi urakoze nyamara tumenye mwabiri yego umusuhurize ndamusohoza kandi ubwo uzambwira nuko yabyakiriye
nyagasani we nagiye kera kubusa ubwo ntangiye kubeshyira abazimu ngo twarabyaranye apo none sinabigenza ne koko ya nama ndetse niyo kubyarana na padiri yagahitse kuruta kubyarana na murumuna we ndetse wanipfiriye none se ko atazaza kunyomoza ndabona nta kibazo ahubwo se simbizi atinze kuza ngo mpfe kumubeshya rwose gusa ndamubwira ko nawe natinye iki kubimubwira igihe yabimbarije reka ntacyo burya abagabo kubabeshya biroroshye ndashaka uko mbyifatamo ye ntari busobanukirwe Nibwo nicaye mu gacaca munaganya mbona umwana aransuhuje biranyobera umutima uti nguyu wifuzaga ni feza. Wiriwe umuhi? Wiriwe papa. Uvuye ko nageze hano simba gusange? Nari nagiye gusura umwana twigana. No kwande? No kwa Sophie. Kuki sigende mu mihana tutazubona ari byo? Yego uwo mwana turigana ni nawe tubera uwa mbere. Kandi nawe yaratsinze tuzajyana kwigana. Gusa ibyo nibyo yatumye njya kumusura. Ese undi we yitwa nde? Yitwa Nahayo Petero. Tamaye nka data. Ngo Nahayo Petero. Kakanya utangiye kujya gusura abahungu. Ngo nuko muzigana gusa? Tuzigana mu ishuri rimwe. Twese baduhaye kwiga iby'ubuvuzi. Ubwo se ko tangiye kujya kumusura iki gihe? Aho ni mugero mu masomo ntazajya kurangaza. Yo papa no kuri Nahayo no kutamuzi. Azi ubwenge cyane. N'usanzwe ni utubera uwa mbere mu ishuri kandi niwe wansobanuriraga. Yanyijeje rero ko azakomeza kujya mfasha kwiga. Humura rwose ntiyatuma ndangara. Humura nanjye mwana wanjye nanjye ibyo nibyo nifuza. Uzaba umwana mwiza ku ishuri. Uzirinde icyakoshye cyose cyane cyane abahungu. Tarumaze no kubaga kumi kandi ugiye kwiga mu mujyi. Butare barahandahereye hatazageraho havaho gushuka. Yo papa ushyira umutima hamwe rwose ntawe uzanshuka. Icyo nifuza no kwiga ntiyigishije maze nkazajya nkuzanira amanota meza. Uko nuko mwana wanjye. Kubiseka siragira ngo ndakubeshya papa. Rwose nawe uzaba wirebera. Ko nagize n'Imana bakanshyira mu ishuri rimwe na Nahayo uzaba ubireba rwose. Ese ubundi ko mbonanye ko yatinzeho byamugendekeye amahoro. Ubuse baracyapakurura gusara? Ariko ubundi ku cyo wamusize. Natashye numva naniwe cyane nuko mpita nza hano. Imodoka ni yawe umushoferi ngo bajye gupakurura. Ego mama uzi ko utazapfa vuba? Kubera iki se? Sanze tukuvuga. Ariko n'umukobwa wawe nawe asetsa kubi. Niko Jacques watinze. Uko no gupakurura byaturuhije. Nabanje gushyira ibintu mu mwanya wabyo. Ntiwagize irongo ariko ndabona umuhire yakugarije. Umuhire si yankundira. Yanganirije cyane. Ambwira ko nazajya nzanira amanota meza. Ariko mama uzi ko papa atabyemera. Naretse ariko seje abone nkangarutse mu biruhuko. Uzajya uwa mbere rero. Nagushima koko. Uzagerageze. Ni byiza kugenda wiyumvamo ubutwari bwo kubitsinda. Yewe mba kuba mbere byose nabihamya ntabwo nabona wansha Petero. Kubera iki? Petero se kubona we. Ngo ni umwana wazigana. Umuhi. Genda ubutunganya ibintu byo mu cyumba cyawe utazavaho hasiga umwanda. Ega narangije kubitunganya kare. Ntacyo genda wongera uhatunganye. Ego uramwuhuye. Si byo se. Ntabwo agomba kumva ibyo tuganira byose. Niko Jean. Karame. Na n'ubu ntabwo urisubiraho ngo umbwire ibyo naraye nkubajije. Ariko wakora ashaka kumenya se w'umuhire. Ndabishaka rwose. Ndetse ahubwo kubimisha byatumye ndushaho kubishaka. Ariko se ni mukubwira urabigenza uti? Aho ntibituma ndakarira kurushaho. Njyewe simbizi. Imyaka yose tumaranye yagupfiriye ubusa ko buno utaramenya. Ndagira ngo banze umbwire icyo ukora numumenya. Kuko sinivuze icyatambamira umubano w'urukundo dusanga. Ariko abagore muzi kuryoshya karimiye. Umwe sinjya kumwica. Amwica gasumukuye. Urwo rwarangiye kera. Mvanya. Ko jane ntuzi kubeshya. Ikinyoma cyo kirindwa mubi. Kurashaka kumbeshya ko so umuhere yapfuye.
ariko niba wumva nkubeshya reka tubyihorere nayo kumukubwira ubundi nakumukubwiraga se bundi ngo umuzure ntibize ko ruzi ko yapfuye ubwo mbwo wamumishiye iki cyangwa n'umutwe y'uruhimba gusa bati nimubwira umuntu yitabye Imana ntazabona aho yarajya kumubaza ikinyoma kigiye guhabwa intebe muri urugo koko ariko turapfa iki reka nkwihorere da kumukubwira n'ubundi utari bwemere ko ari we ntacyo bitugezaho rwose naho ubundi kuba ntaraye mukubwiye nuko yari yarambujije kubivuga areka burya kuvuga ikintu umuntu witabarukiye yakubujije ni ukumuhemukira cyane ngaho mbwira amabanga y'abazimu rero ntange sindi umwana ntumbeshye ndabimenye amaso yo naho umuntu n'ubundi umuhira asa na se cyane rwose ko nange se wambwiraga ko nsa n'umuhiri ni ukuvuga se ko uwo mugabo dusa ko nawe ngaho mbwira izina rye rikomeza kunyicisha amatsiko yewe ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu reka mbikubwire nushaka kubyemera cyangwa ubihakane ikiranzi gusa ni uko ari ukuri reka ni Safari Safari uhe Safari uriya Safari uriya murumuna wa Padiri Simoni murumuna wa Padiri ntabwo mbeshya ntabwo nkubeshya rwose ni ntamubeshyira se koko umuntu wipfiriye ariko se ko mutigeze mukururana yego nyine none se ko tutifuza ko hari wabikeka kandi njye n'umwana namushakagaho ko nari mubonye se ikindi nashakaga ni iki uriya mukuru wese arabizi niba abizi sinamenya keretse niba yarasize abimubwiye yewe sinari kwivamo kandi nshaka ko abantu bose bamenya ko umwana ari uwawe icyakora njye singiye kukubeshya Padiri Simoni niwe nakekaga yewe n'undi wese yamukeka umuhira asa na se wawe bikabije genda Jane uze kubika ibanga uzi none uko ubimbwiye ubaye iki reka nawe nzi ko wabyakira nabi kandi n'umutima nturasubira hamwe umutima wawe ntusubire mu gitereko rero icyo nashaka gusa njyewe ndakimenya byibura sinzongera gukekera umusaseridoti w'Imana ubusa ariko n'ubundi se umushiramo n'ubundi njye si umushira amakenga ukuntu akureba ahari umenya ibya murumuna we nanjye abizi bigatuma bimwibutsa nyine reka tubyihorere ngiye kwiruhukira ndumva naniwe nahundi ntugire ubwoba umuhire n'uwanjye nawe kimubaje gusa nuko sida yaje nahundi uri kuzongera kukanshakira n'agahanga ntuzongere dore ntuzongere ntawakira icyo cyago ubundi se yombi wongera simba narabyaye undi ntabwo nakongera rwose nashimiye Imana wifuzaga ni feza nahawe we uzi ukuntu nanagushakira ahantu hose nakubuze ahubwo wowe wari wagiye he nakubuze ngo nkubwire ko nje kwigira hano ahandi hose bansakurizaga nanjye nabwo dore wataye n'igihe kandi ejo dufite ibizamini bikomeye ubwo uzi ko turi gutsemba sha ceceka sha wakubwira ibyago maze kugira diplome sinzi ko nzayicyura rwose uzabuzwa n'ikiza kutigeze ubona amanota mabi nicyo utumva mu mbanza ntigusobanurira umuhungu yego mfashe uko ushoboye kose ngo ndatsindwa ntugomba gutsindwa mpari ariko cyane ngo ugushije nibone ko ndy'igobotora warangwino twige twoye gutigihe sha aha rega nta mahoro mfite urabuzwa n'icyo ibyanjye byarangiye rwose diplome nayibuze ariko byagenze gute mbwira bagufashe mu makosa se ngo bakaba bagiye kukwirukanira konduite ahubwo n'icyarimo gishaka kuyinyimisha uzi ukuntu abakobwa twagowe yayikwimisha se te watsinze icyangombwa ni ukwiga ukagira amanota meza maze akabura aho aguhera ese ubundi ni uwuhe sha nturi twigisha amasiyansi kandi uzi ko iyo umuntu yatsinzwe biba birangiye ni icyo akora rega kitwigisha n'amasomo menshi hari sheke se usanzwe ugiramo oya urabizi ko narangira sheke azazina muri jiri niko yambwiye kandi yarandakariye cyane mwaba se mwapfuye rero ubwo se umuhinyi mwaba mwapfuye iki koko ko mbona ubusanzwe atari umwarimu ukunze kurusha abanyeshuri abahungu se mwabibwirwa n'iki ko abakobwa ari twe twagatoye ubwo rero bashaka kuvuga ko hari ibyagusabye niho wari wagiye rero wambuze ariho nari nagiye namwe nabo muzi kurenganya abagabo none se ko wari wamwishyiriye yabigira ariko naha ibyo usanzwe binziho ko mbona ugiye kwishyiraho icyaha nanjye binyobere niba nibeshye rero mbwira inkuru y'imvaho sha
aha dore yantumyeho ko mfitiye ubutumwa bwihutirwa kandi ko ngomba kujya kuwufatira aho cumbitse nuko rero ujyayo mvarangeye nyine ntageze rero nsanga yateguye sinakubwira ngizo za fanta ngizo nyine amashokora za biswi reka sinakubwira nuko ricara urarya uramuradamarara sinakubeshya ariko wowe ubwo wabyitesha wowe wakabyere wakirengeshwa naha reka nshana ubundi ngo ushaka gutegera ku nda umunyeshuri we rero bamutegera ku manota ubwo nyine nabitikuye nawe arabyumva ibondo riraza nuko mumajije uko umwana afitiye rero ngo nze gusubira mu masomo ambwira ko ari ubwo ubwa fanta n'ubwa biswi n'ubwo n'ubwo da maze si by'amanota byo byaje mu kuza gute ubwo nyine namaze kubivovora arambwira ngo tujye kuruhuka mubwira ko mu byanzanye ibyo bitarimo ashatse kunkurura ku ngufu ndamwiyaka ndisukira ubwo rero yambwiraga ngo azihorera ngo azanyumvisha ubwo se urumva ari wowe wishyize mu mwanya wanjye utagira ubwoba ntakapfata kize noneho nk'uko kaba ari umurezi iki umushenzi ushaka kwangiza umwana nkawe mwihorere gusa ibuye ryagaragaye ntiriba ritisha isuka niko se naha ubwo inama ngiriye ni iyihe umuhiye ubibwire diregiteri oya si wowe washyigikira ubukozi bw'ibibi oya naha si wowe rwose washyigikira abo barimu babi oya naha sinabona ahantu mbituruka mbimubwira kandi nasohotse nta ruhushya natsi noneho byihorere ndadakubwira uwo muhemu ko nabimenye byose kandi ko natinisha kuguha amanota mabi njye ubwanjye nzigira kwa diregiteri kubimubwira nkamubwira ukuri kose ubwo se aragira ngo nabikubwiriye erega abantu benshi batekereza ko hari icyo dupfana ngo turasara nanjye bakunda kubimbaza nkababwira kuri mubyara wanjye nibyo ariko ubwo uri na duwaye w'ikigo ntacyo bitwaye da ibibazo byacu se si wowe tugomba kubicishaho nuko adi nuko niko ndibigenze rwose ntazatinyuka kugutsindisha kandi hasigaye ijiri gusa ubundi byose bikaba birangiye yego di tukajya mu buzima bwo hanze cyakora ngewe ndumva nzakaburuse da ngakomeza ndashaka kuzaba dogiteri nta kindi ariko umuhinyi nawe uzayake twikomerezanye tujye tukomeza kwigana njye nzabanza nduhuke nibura umwaka umwe shaho umutwe warananiwe abakobwa ndabazi abasore se bo hanze bazatuma umara n'iminota 2 ubwo urashaka umugabo nakumvisha umva petero ariko ngo ntawe urangiza adafite fiyazi ubwo nawe ufite uwawe da ariko ubwo koko ubu namufite ukabiyoberwa ubona se hari icyo njya nguhisha umuntu agira akabanga ke diyo ubwo uragafite sinabimenya hano ngo kakabika ku mutima keretse rero niba we hari ibyo ujya unkinga cyakora umuhinyi umutima wanjye ugufitiye akabanga nibyo ariko nzaba nkakubwira ndakakubikiye akambwiye se niba ari akangira akampishira iki mara ariko nibyo hato nakaguhisha ejo hakazagira ukantanga n'igihe cyose tumaranye ngaho primeri sogonderi icyo gihe cyose imyaka 12 yose irahagije kugira ngo ubumenye ndakuzi kurusha uko wizi naha uranze ku buryo ngiye kukubaza usubize utajujenganya wowe rwose sinabura icyo ngusubiza Arisa karame uremera ko nindangiza amashuri nzaza gusaba ababyeyi banyu tukibanira none se ntukibaye padiri subiza icyo nkubajije ibyo kwa padiri ubizanyemo gute byihorere nabonye igihe gihagije cyo kubitekerezaho nabonye rero impano yanjye ari ugukomeza nkibanira nawe ubuziraherezo naha ndakumva biranshimishije cyane namaze imyaka yose ngufata nka musaza wanjye none ndabona utazambera n'umugabo mubi uranyemereye rero ndakwemereye Yesu azemera gushingira ikinyendaro ariko naha sizongere kumva iryo jambo rituruka mu kanwa kawe rwose nuko rero bizagusaba kwihangana birengeje iwanyu bashobora kurwanya ubukwe bwacu humura bizagusaba kandi gutegereza igihe kirekire kuko nzabanza kwiga ndangiza amashuri makunde dogiteri ibyo rwose ntibizananira niyo yawe imyaka magana n'amagana nagutegereza naha cyangwa se nanjye nzasabe buruse tuzakomeze twigane niwumva kandi tuzanazibona ndabyizeye urabyizeye umuhe ngwena twige dore twataye igihe bihagije ngwena twige rwose ntacyo bitwaye dako tutavugaga bibise yego ma chère fiancée ariko naye none ahangaha koko kandi padiri simoni niwe uzanadushingira nta wundi rwose uzi ko bizamushimisha nawe mbona dukunda cyane tuzaza kumubwira icyifuzo cyacu muri ibi biruhuko dutinze kubona diplome gusa ngo dutahe n'ababyeyi tuzahite tubibabwira pete batazabona dukundanye bakagira ngo nagakunda ariko shaka yavuga siko kuyamara zana bya siyansi unsobanurire ngo usobanurire byose n'imibare byose Winda wa ushaka kuba
imana n'ikirema cyawe n'ubundi ni bugufi ukinababara mama ariko umuntu wo kwa Nkore mama haracyarimo kukara reka ndebe mama Gasinda no koka mama rwose urwaye iki cyane niyo ndi umuganga mama imiti yose naguhaye ntacyo yakumariye koko none urarembera ndeba nigiye iki koko nigiye iki we ndutwa n'utarakandagiye mu ishuri nirirwa mvura rubanda none mama rwose ananire mama kuki koko nishyano ye kwirenganya mwana wanjye indwara ndwaye ntivurwa n'imiti ya kizungu nonese mama mu kinyarwanda ho bakuvura ngo nkujyaneyo mbwira mama mbwira niba bakuvura rwose nkwijyanire ga zihorere ntaho ntageze urupfu rundi hafi mama bose baraguhumanyije mbwira niba bumva barakuroze mama mbwira nibyo barampumanyije kandi uburazi banamitse ntibukira mama baramuroze we mbwira mama mbwira uwakuroze mbwira uwaguhumanyije zaguhorere mama mbwira rwose mbwira mama ntabwo muzi ahubwo ndumva agatima karekura ndakumva mama ndakumva ndanyegamiza komera mama komera nyegura gato ndebe ko nakuka we komera mama komera icyambwira umurozi wakoze ibingibi rwose icyamubwira nkazihorera rwose ubu koko bakujije iki mama kuko bakujije iki mama ko nta muntu n'umugirira nabi koko mama amashyari y'abantu urangije babonye urangije mwana wa batireka tumukureho mwana wa fata ukomera mama oya ukomera oya ihangane komera mwana bashatse kumvutsa umugisha w'umwana wanjye mama koko mana yanjye koko ubu najyaga ngusenga mama koko mana yanjye ko najyaga ngusenga ukanyumva ibi ni ibiki mbonye koko ibi ni ibiki nkoreye mana yanjye umutware bwo nari mukeneye umutware nyagasani umutware ntamuvuye ibikomere by'imiruho n'ubuzima bubi yagize wenyine mana kuki undemukiye bene aka kageni kuki undemukiye nyagasani ni igihe cyane gukoreye cyatuma untererana bigeza ni igihe cyane gukoreye nyagasani wangerageza gutya kuko ndakumva mama rabeho uzirinde rubanda ntibagukunda mwana wanjye
uzaba umugabo wanga umugayo. Mama muretse kugenda rwose, muretse mbanze nkubaza akajambo kamwe gusa. Mama ugiye koko nakweretse ibirori? Mama genda ugenda ari nkigukeneye. uzabyare azuheke. Mama reka njye kukuzanira padiri rwose aguha amasakaramentu ya nyuma, maze no rwose anagusezeraho. Mama yisiga njye nyine ntagaruka oya rwose mubyeyi buretse kugenda, buretse mbanze nkubaza kandi kajambo kamwe ka nyuma. Mama uranyumva? Ye baba we, none yapfa pfanyi banga rwose yampishe kuko. Mama rwose uranyumva? Noneho mama wigenda umpemukiye, bigira ijambo ryawe rya nyuma maze umbwire data kuko wijyana iryo banga ikuzimu. Mama rwose winsigira agahinda kangana gutyo. Mama mbwira data rwose, n'Imana irabigushimira kandi kwakire mu bayo rwose. Mbwira mama. Mama wakwihangana ukavuga neza koko ngo urashaka padiri? Niko mama sinakubwiye ngo ndakubaza izina rya data nawe ngo padiri? Mama yo uzize n'ikibura buryo koko. Genda mama, genda urambe mugiye ubu koko nzarenda pa kuko nitwa umwana w'ikinyendaro koko. Mama urambe mugiye rwose, ngaho genda rwose nta mama. Uraho neza umuhungu? Imana ikunzaniye ishimirwe rwose. Amakuru iki? Ni meza cyane. Yewe uzi ko nagutekerezaga muri izi nzira niho wicara. Nari nkiri muri konzu. Amakuru iki yakonje? Warabimenye? Yo narabimenye byo disi. Wasuranga ibingana iki? Narabuza kunsura koko? Ntawe nagaya rwose, ntacyo nkugayaho. Natekereje ko wagize impamvu ikomeye cyane. Urebe disi usanze ntegereje weekend ngo uzaze kukureba. Nibyo? Ntabwo tanziraho niyiziye. Urakaza ariko. Ahubwo sha reka nkubwire inkuru nziza. Ngaho Sedi. Ubu ngomba kujya kwiga mu Bufaransa. Mbega byiza we. Impapuro z'ibinyemerano naranzibonye. Nibyo? Uzamara igihe kingana iki? Imyaka 4. Byose? Kari myinshi naha. Ni myinshi. Ni naho mpamvu nyine nanjye numva ntagomba kugusiga. Amahirwe yanjye yagiye aba make. Hato nazagusiga ngasanga bakaberuka barakontwaye. Rega nakubwiye ko nshobora kugutegereza imyaka niyo y'amagana n'amagana. Nibyo? Asibye ko nyine tujyanye byanyura kurushaho. Ikibazo nuko yenda bitashoboka. Banyemereye kuzana n'uwo twashakanye sha. None se nyine ko tutarashakana. Keretse niba atari vuba. Reka da, ni mu kwezi gutaha. None se urumva tuzasezerana mu kwezi kumwe gusa? Sha nabuze andi mahirwe, ariko yo kubana n'abandi yo ndayafite. Nabajije burugumestre ambwira ko dushobora kubikora igihe cyose dushakiye, ko rwose yiteguye kubidufashamo. Sikari umwana mwiza. Urabizi ko kandi twiganya ari inshuti magana. Wase tuzajya muri komine gusa? Oya, ikibazo se kiri padiri niwe uzatunanira se? Niyo haba uyu munsi yadusezeranye. Cyakora cyeda. Siko yakunze kungoboka muri byinshi kugeza n'ubu kandi ntacyo ndamuburana. Reka padiri we nta kibazo azadutera n'ubundi. Keretse ahari wanyari bo banze. Rega ntabwo wakwanga. Buriya rwose papa akunda gushyira mu gaciro. Nibyo? Kandi kuva kera nababwiye yuko ari wowe tuzabana. Bizabatungura rero. Ndumva wakoresha uko ushoboye ukakakonje. Ni kugira nyine tubone uko twitegura iby'ubukwe. Nizeye ko batazayikwima.
ndumva ari byo rwose bagerageza nyake kandi ndumva batazayinyuma n'ubundi ni umwaka nayo ntarayaka noneho birahuriranye ni byiza amahirwe yacu da niko naha karame harya ngo ubwo bukwe bwa hutihuti mushaka kudukoresha ni ukubera iki nanditse ko tugomba kugenda mu kwezi gutaha ariko se ubundi mugiye mukiga mukazasezerana mugarutse ntibyashoboka oya icyo banyemera ni ukuzana n'umugore wanjye mu gihe rero tutarasezerana sinamwita madamu wanjye ntibanyemera rero ko tujyana uzagende wenyine azakomeza gutegereza nyine imyaka ine ntabwo ari myinshi cyane aho kudukoresha ubukwe tutaramutse gusa twazatumira abantu ryari pe abantu bose natwerereye pe boye kunyishyura urabona neza ko nta bundi bukwe nteze bwo kuzakoresha sha ko wicecekeye urabivugaho iki aha njye nabumviriye ndabihorera ntabivuga ikize kandi niba abana bagomba kujyana numva twaborohereza ntitubagore kuri wa mugani wawe imyaka ine si ubusa si ubusa kuko mubyeyi ndumva uvuga rumwe n'umukobwa wawe da ubwo mwese ariko mubishaka mumbwire icyo mwifuza ko mbafashamo ubundi mbafashe ariko ubundi watanga itangazo kuri radiyo Rwanda ko tuzakoresha ubukwe ariko uzi ko ari byo ushatse akazi udashatse akarorera nanjye ndumva byashoboka reka numve ukuntu twabigenza twamenyesha twatanga itangazo ryo kumenyesha tukavuga ngo umuryango wa Simbizi n'uwa naha umuryango wa Simbizi n'uwande siko ndi ndangare ntibagiye no kubaza amazina y'ababyeyi bawe wari kuzaba uyamubaza ko ari uko se byabaye huti rero nahayo ni imfubyi yego ibyo ndabyumva ariko yarabigeze ndumva atari ngombwa gutanga iryo tangazo kuri radiyo tuzabwira abo tuzashobora kubona kandi rega ntituramenya n'umunsi neza tugomba kubanza kujya kubaza padiri igihe azabonera umwanya wo kudusezeranya uzi ko ari byo ibyo kwa padiri njye nari nabyibagiwe naho si byo kuri komine burugumesitiri twarabonanye ambwira ko igihe cyose tuzashakira tuzaza nta kibazo ko ahubwo niba n'ubu mubonye umwanya kuwa gatanu twajyayo saa yine nta kibazo yadusezeranye ko ibyo mbishimye se imyenda y'ubukwe mwabonye akanya ko kuyishaka sinshaka ko muzansebye yego kome kuza twagiye kuyishaka da imyenda si biraho idoze nta ngorane yo kuyibona rwose twagize ahubwo umugambi ni uwo nawe si by'inkwano cyangwa mwakize ko umukobwa wanjye ndimo kumutangira ubuntu nkabona murambika ariko n'ubundi ntakurushya umukwe inkwano nayo nariteguye usibye ko nifuza kuzayizana umunsi wo gusezerana mu kiliziya nabonye n'akanya ko kwitora abakuru bo kuyiherekeza aha ndumva gahunda yose mwararangije kuyitegura nta kibazo rwose ariko dino aha byiza niko twabanza tukajya kubibwira padiri nibyo tujye kumureba duha gahunda yo kuzasezerana imbere y'Imana rwose tujye kumushaka reka nishake imodoka mbajyane oya ntabwo ari ngombwa da ni hafi turagenda n'amaguru ntanyanze da nibyo reka abana bagende biganirira ariko nawe bane bakajya bamugarura none umukobwa wawe ntambujije kwitwerereza n'ukuntu nta muntu n'umwe ntatwerera apfa kunumira gusa reka icyangombwa ni uko abana bishima intwererano si zo wari utezeho umukiro oya yego ndakize ariko ngo ntawanga ijana mu rindi kandi nta nubwo ari ubukire nashakaga mu ntwererano ahubwo nagira ngo nipime ngo ndebe niba nkundana nibura n'abantu humura rwose n'ubu ugihagaze ntuzabura ikindi ukoresha ikihe se cyahana n'ubukwe bw'umwana reka ngewe mama na buriya bukwe buranduruma nzawushima mbonye akabuzataha nzabafasha uko nshoboye kose ibintu n'abantu birahari nzakora ibishoboka byose ubukwe bw'umuhere butungane yego ko mbihanze amaso ubukwe butagira umuranga abubu ariko ibyo ntacyo bivuze baziranye kuva kera abana biganye kuva kera n'ahantu hamwe reka ahubwo ngene ndebe abo mbambwiye ejo bazaze kudufasha ndishimye cyane kubona mwazanye kumusura umuhiri waje ryari najeje akazi karagenda kagendaga da niko peti karame wowe nturangiza konje wafashe kwa gihe kingana iki hari
nanafashe iminsi 15 uretse ko nzagenda ntaranagasubiraho. Uzagenda uzajya kutigeze ubimbwira shaka Padi nanjye byarantunguye rwose ni burusa narasabye kuva kera sinari nzi ko rero nzayibona ndetse nanarakuye amaso none ejo bundi ngiye kubona mbona byose barabinyoherereje rwose ibyangombwa byose n'impapuro byose barabinyohereza. ubu rero uje kunsezeraho umuhere se nta kaburusa arabonara nzajyana nahayo reka ye mwari mwarasubiye hamwe rero uzi ko mugira amahirwe. aha ntabwo twari twarasabiye hamwe ahubwo nuko nshaka kujyana nawe byanze bikunze. maze se bazemera ko yiga nta burusa afite kubona ibyangombwa byose ntibyabagoye? nta kibazo gihari da kuko banyemereye kuzazana na madamu wanjye. na madamu wawe? urashaka kuvuga ko kwitwaza muhira umwita madamu wawe bamenyetse kubeshya? umurezi nawe arabyemera rero? yaba ari amahirwe da kuko iyo mu Burayi kwa kaburuse byoroshye kurusha umuntu ari mu Rwanda. hariya mwazamara imyaka ingahe? twazamara imyaka 4 Padi. ngo muzagenda ryari? dushoboye kubona ibyangombwa byose twazagenda mu byumweru 2 biri imbere. wambwiye se ko mufite? ntabwo byose biraboneka ariko ni mu bidufashamo bizaboneka vuba. niba ari byo nshoboye mubyizere muzi ko ntacyo nshobora kubima ngifite mumbwire gusa icyo mwifuza ko mbafashamo. Padi murakoze cyane nta na rimwe mwigeze mudutenguha n'ubundi naje nzi ko mutari bunsubize inyuma Padi hamwe n'uyu mugenzi wanjye umuhire. oya bana banjye sinshobora kubasubiza inyuma rwose ntibikambeho na rimwe. twifuzaga rero ko wazadusezeranya mu cyumweru gitaha mushoboye kudufasha. Padi ubaye iki? reka ndebe ko hari ikintu umuntu yamunamize kandi bariya mu kabati. Padi tebuka umuhi tebuka nyabuneka bakumuramize iyo divayi yawe rekera aho ngaho utamwikije cyangwa utamwikije komera Padi ko ari kwigarura. Padi ubaye iki? ntacyo mutwaye ariko damu niyo burya baba ati mutwaye nyine nubona se ko kamufashije baba baratumenyereye ka divayi. Padi niki mwana wa usanzwe se murwara gutya? nimureke maze mwicare mbabwire icyabinteye. tubateze amatwi Padi. buriya mbitewe nuko numvise ko mushaka gusezerana. Padi byaba se bitabashimishije ko njye n'umuhira tugiye kubana koko? oya mwana wa ikimbabaje nuko mwakundanye urukundo rudashoboka. mwebwe rwose abana banjye ikidashoboka cyashobotse. padiri yarababyaye mwembi. ntibishoboka Padi. padiri yishe itegeko ryose ugiye asezerana imbere y'Imana abyarana muja w'Imana Sofia na Hayo Petero. Padi ntibishoboka rwose ntabwo bishoboka utujyana gujuru ngo nukudufasha Padi oya. arongera arahindukira abyarana na Karugwiza Jane umuhira Lisa. hejuru n'isura Padi aho ngaho urebekera rwose ngenda ubasimbizi ndabizi kandi nawe ndabizi ko nduwe rwose. Padi kuko barisa n'umushiki wanjye koko? inkurikizi y'icyaha yanze kundenga abana banjye bakundanye urukundo rudashoboka. we Padi njye ibyo bintu birandenze. sinzi nawe mushobora kumbabarira abana banjye mwakundanye mbareba sinababuza hakiri kare. kuko amahirwe ntiyansekeye nashatse kwiha Imana ntibyanshobokera kuko ntari mfite datuzwe. none nshatse kubana n'uwo nakunze ngo ntibishoboka kuko duhuje data. Mana yanjye koko icyaha cy'ababyeyi kirankurikiranye. abana banjye rwose nimumbabarire rwose nta gihano kirenze kurira imbere yanyu. noneho nimuze tujye kubibwira iwacu baradutegereje tubabuze no gukomeza gutumira abantu mu bukwe butazataha.